ubwo twavuga ko ingobyi ya Edeni yari muri Afurika uretse na Yesu wari igitangaza atakindi kiremwa cyabayeho nkawe ni na Ruganzu bagendaga bamwongerera ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo yajya kubumbabumba ibumba nk'umuntu Imana irategeka ibintu bikaba ibiriho byose Imana yarategetse ariko kuko umuntu cyari ikiremwa gitandukanye n'ibindi ntabwo umuntu atandukanye n'ibindi biremwa umuntu atandukanye n'ibindi biremwa gute icyo umuntu atandukanye n'ibindi biremwa ntabwo ari umuntu ntabwo ari giye ubona giye wangaye izi nyama zanjye nk'izimbwa umuntu utandukanye n'ibindi biremwa ntabwo ari umuntu ubona physique yes ni umuntu nyine uri mu ishusho ry'Imana ko Imana ntigira ishusho ni umwuka ugewe izi nyama zanjye ushatse washyira no mu nkono ukarya sibyo formule chimique y'izi nyama zanjye icyo kimwe n'iyinka ese washaka kwigisha ukuri nyako yigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri iyi si adashingiye ku idini runaka ahubwo ashingiye ku butumwa bwa Yesu kuri mission ya Yesu ku isi yakora iki yakwigisha ate ijwi ry'umukanguzi rero bakunzi bacu reka mbere yo gutangira kino kiganiro tubanze twiragize Imana Mwami Yesu Kristo ndagushimiye kano kanya vayo uyobore ikiganiro cyacu ubane natwe umwuka wera utuyobore kandi Mwami Imana inyigisho zigiye gutangirwa ahangaha amakuru yatangirwa ahangaha ntazabeho gusenya imitima y'abantu ahubwo azabe ayo kubaka imitima yabo rero turagushimiye kuri Imana isumba byose vayo tuyobore mu izina rya Yesu amen Dr. Karibu murakoze cyane murakoze cyane ariko mbere yo gutangira nkubwire nta kintu kiyobokamana nta muntu nayobora ku Mana nayo wayobora ku Mana sibyo kenshi abanyamadini nibo baje icyo kintu kugira ngo twumve yuko atari abantu nkatwe ko ari bonyine bashobora kutuyobora ku Mana rero ibyo ni ibintu byabejwe abasokuruza bacu n'abapapa bacu bariya abantu ni ibiremwa nkatwe nta favoritisme mvuga mu kinyarwanda neza ngo Imana ntirebera ku butoni cyangwa ku bukungu imbere y'Imana yaturemye twese turangana nta kintu Imana yaremye ku isi yanga kuko n'iki giti ubona hanze kirahumeka kikabona imvura igikuza nta kintu rero umuntu yaza avuga ngo genda kurusha iki n'iki ndakuyobora ku Mana mbabarire ntabwo ndi umunyamadini ariko ndavuga uko Imana yitekereza ntabwo mbabwira ngo muyitekereze uko nyitekereza ya muntu wese ayitekereza uko ayumva Dr. abakunzi bakurikiye ikiganiro twagiranye ubushize bari bifuje ko wadufasha cyane cyane ku bijyanye n'uburyo Yesu Kristo w'ukuri Yesu Kristo w'ukuri Yesu Kristo w'umwirabura nk'uko ubushize mwabisobanuye mu kiganiro cy'ubushize ndetse mwanatubwiye ko inyigisho ze bazitaransforumye bakazihindura uko bashaka kubw'inyungu zabo rero abakunzi bacu benshi muri komanteri batanze baratusabye ngo twazakubaza ese ni gute noneho sosiyete ikiremwa muntu cyasobanukirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu buryo bw'ukuri atari ubwo tubona abagiriki n'abazungu bahinduye kugira ngo bakoreshe mu nyungu zabo bwite zo kwigwizaho umutungo w'abanyantege nke. Murakoze cyane. Abanyafrika ntabwo twabeshwe kuri ku Mana gusa, ntabwo twabeshye kuri Yesu gusa. Abanyafrika ni bangahe bazi yuko n'abari abazungu bavuye muri Afrika? Ni bangahe bazi yuko umuntu ikiremwa cyose kiri ku cy'umuntu ariko
umuntu wese uri kuri iyi si yavuye muri Afurika. Yes. None se ubona umuntu ntabwo yavukanye imyenda, sibyo? Indi kontina umuntu yari kubaho atambaye ni iyihe? Uretse ko uyu munsi muri Amazon wahaba, ariko kiriya gihe ntiwari kuhagira, hari amazi wari kuhagira gute? Hari amazi abutandukanye. Ikiremwa cyose cy'umuntu kiva muri Afurika. Kontina yatuwe ubwa mbere ni Afurika. Bavuye kontina yasubiye ubwa kabiri ni Aziya. Bacaga ahantu hashobora kuva kugira ngo uve muri Afurika, indi kontina hashobora kugeraho ni Aziya, uciye muri Isthme du Suez. Akantu gatoya kari hariya hafi ya Mediterane. Ubwo twavuga ko ingobyi ya Edeni yari muri Afurika. Ni muri Afurika. Ntabwo ahandi hantu hari iveri wari kuhaba gute? Noneho bageze muri Aziya, indangwi muri Aziya bahura n'umuyaga mwinshi cyane. Sinzi ko ibyo tujye tubiganira. Ntabwo turabiganiraho. Hari umuyaga mwinshi cyane, bakagenda bagira gutya amaso, bibagoye kubaho, ku buryo kera ikintu wakoraga kubera condition écologique zariho byabaga génétique. Abana bavukanye gene mongol ituma bagira amaso ari hybride. Urabona amaso yabo ntameze nka yacu. Ntabwo ameze nka yacu. Kuriya gene mongol twe ntayo dufite. Nayo twari dukeneye. Uvuga ni Imana ari gihanganye. Kugira ngo bari abantu bashobore kubaho batari gene, avuka afite gene mongol. Ari ituma ari amaso yaba aba hybride. Aba nk'ubururu, ahubwo asa nafatanye, adakanuye cyane. Adakanura cyane. Ari amaso yabari abashinwa, Vietnamien, abantu bose muri karagace. Muri karagace, okay. Kontina yakurikiyeho ni Australie. Niyo yatuwe ubwa gatatu. Australie. Hanyuma baza kujya i Burayi. Kubera ukuntu hakunjaga, melanine yidufite yo gusporta izuba iradisparesa kuko nta zuba ryari rihari. Ariko abantu bose bavuye hano. Ubwo nukuvuga kumbaza uteze bambukaga amazi gute? N'ubwato bwariho. Ari amazi nta yarahari. Amazi yagiye acika nyuma. Okay. None se Atlantique imaze imyaka ingahe? Kera hari kontina ferme yitwaga Atlantide. Haracika amazi. Hashize imyaka ingahe? Ibyo ni ibintu bisanzwe ku Banyarwanda byaborohera kumenya uko n'ikivu kimaze imyaka 12 gusa. Ni birunga byakiremye. Ngo amazi agenda acika n'uyu munsi n'ibyagutangaza. Abanyamateka bo banavuga ko gishobora kuba cyarabaye ahubwo ku bwa Ruganzu Ndori. Kuko baravuga ngo ni Kitatire, ni Ruganzu rwa mbere abahunda Kitatire cya Mutabazi y'Imana mu Bugoye Buganza buragendwa. Oya barabeshya. Ruganzu Ndori nije Ruganzu Ndori muri Kenzi museke. Sinzi inkuru nigeze no muri mu 1530. Inkuru nigeze gusoma bavuga ngo igihe Ruganzu Ndori yarwanaga na Nyagakecuru, ngo Nyagakecuru yirukankanye ngo niki jori yanyaragamo, ngo ageze muri karagace ngagikubita hasi ikivu kiravuka. Ngo kivutse ahita ashinga ibiti by'Imana ngo kugira ngo intoza ikivu kitagera ngo mu Rwanda hose. Ariho yahise yivuga avuga icyo kivugo yavangwa ni Ruganzu rwa mbere arabahunde Kitatire cya Mutabazi, ngo yari itati yaratera ngo yimira Imana mu Bugoye Buganza buragendwa. Izo ni legende burya nibyo noze mumbwira ni uretse na Yesu wari igitangaza. Atakindi kiremwa cyabayeho nkawe. Ni na Ruganzu bagendaga bamwongerera. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe n'abami bose babaye bagendaga bongera ibindi bintu kugira ngo kubera emotion no kubera sympathie, kugira ngo akwereke yuko atari umuntu nk'abandi. Umuntu kugira ngo uyobora abantu ugomba kubereka ko utari nkabo. Nicyo tuma biriya bigirwamana ntibyabayeho, baragihimbaga bakakivugira ibintu utashobora kwibaza kugira ngo wumve yuko icyo kintu ugomba kucyubaha atari nkawe.
ariko ubundi abantu bose bavuye muri Afurika bariya abazungu barabizi ariko ntibashaka kwibabwira uretse ko babivuga ubu ngubu. Hari conference nize kujyamo y'umuntu witwa Charles yise nous sommes tous africains. Charles ni umufaransa barabizi na Tadiop. Iyo ntiyaba ari propagande baba bafite ahubwo yo gushaka kugaruka muri Afurika kuturya utwacu biyita abanyafurika. Tadiop ni umusenegari. Okay. Yes, Tadiop ntumuzi. N'abashirisheri ntabwo burya abashirisheri bagira politiki. Umushakashatsi ntajya muri ibyo ngibyo. Okay. Nushaka uzasoma ibitabo bye nanjye ndabifite hano. Buriya abazungu bose cyangwa ikiremwa muntu kiri ku isi yose cyavuye muri Afurika. Bivuze ngo Adamu waremwe yari umwirabura. Ni Adamu sinzi Adamu waremwe umuntu wa mbere wabayeho yari umwirabura. Kuko buriya muri bakubwira ngo Adamu yararemwe Imana irabumbabumba. Imana ntikoresha amaboko ntigira amaboko. Imana irategeka. Irordona ibintu bikaba. Irordona ibintu bikaba. Ntabwo yajya kubumbabumba ibumba nk'umuntu. Imana irategeka ibintu bikaba. Ibiriho byose Imana yarategetse ariko kuko umuntu cyari ikiremwa gitandukanye n'ibindi. Ntabwo umuntu atandukanye n'ibindi biremwa. Umuntu atandukanye n'ibindi biremwa gute? Icyo umuntu atandukanye n'ibindi biremwa ntabwo ari umuntu, ntabwo ari giye ubona. Jya wangaye izi nyama zanjye ni nk'izimbwa. Umuntu utandukanye n'ibindi biremwa ntabwo ari umuntu ubona physique. Yes. Ni umuntu nyine uri mu ishusho ry'Imana ko Imana ntigira ishusho. Ni umwuka. Ugewe izi nyama zanjye ushatse washyira no mu nkono ukarya. Sibyo? Formule chimique y'izi nyama zanjye. Icyo kimwe n'iyinka. Hariho n'ababarya. Hariho n'ababarya. Rero harya ntabwo umuntu ari ikiremwa gitangaje. Abatangarije nuko umuntu ari double. Ari mu wundi w'igitangaza. Nawe umubiri wawe nta utane urarwara uravuka ugakura ukabyara ugasaza ugapfa. Urarwara ugapfa. Donc ni nkuko n'ibindi byose ari uko. Yego. Ubwo twavuga ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukwiriye kubwirwa abantu bose nk'ikiremwa kimwe cyakomotse muri Afurika, ahubwo uruhu tureba uyu munsi, imiterere tubona uyu munsi y'abantu batandukanye bitewe na region batuyemo byatewe n'ibihe cyangwa naho bagiye bagera bimukiye, klima yaho ikahindura uruhu rwabo. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Umuntu aba influence na environnement arimo bigahindura n'imitekerereze. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Iyo tumuvuga ngo umuntu wahana umuntu wana turi umuntu umwe dutandukanwa n'imibe n'amakondition sociale. Yes, ibyo ni ibintu bisanzwe rwose. Ubutumwa Yesu ubutumwa bwe simbona n'igituma bwirwa wagora. Kuducungura ni ubutumwa bwa Yesu bihagije. Sibyo? Kuducungura ni ubutumwa bwa Yesu buhagije. Rero ntabwo Yesu yacunguye abazungu, ntabwo Yesu yacunguye abirabura, ntabwo Yesu yacunguye isi yose. Shaka umuzirima, shaka umubudiste, shaka iki, ibyo ngibyo ni ayo n'amareje bagiye bahimba ariko Yesu yacunguye isi yose. Nta dini yagiraga. Ese buriya Yesu yaducunguye iki? Hari ukuntu uyirebye mbere ya Yesu. Ibintu byariho biratandukanye na nyuma ya Yesu. Muribuka no muri Ancient musomye nk'ibi Bibiliya ngo urebe. Muri Bibiliya harimo n'amagenocide nko kwica abamareki. Yesu amaze gupfa ntibyasubiriye. None se umva atacunguye. Reba Ancient Testament. Bibiliya butwari bwa David byose zari intambara gusa. Zari intambara. Yesu amaze gupfa bira ntibyasubiriye. Umuntu wese utabaga ari mu bushake bw'Imana y'Abisiraheli cyangwa bwo kwemera ko Abisiraheli bemeraga kwa Abisiraheli. Noneho usomye mu Amaleki niho byakwereka itandukaniro. Bati mugende mwica Amaleki bose musiga abakobwa amasugi gusa. None se koko ibyo birasaba inyigisho nyinshi. No kuvuga ngo Yesu yaje guca yaducunguye ibyo byaha byose bidutandukanya
bibona ko hari abantu bemewe n'Imana kuruta abatemewe n'Imana. Ubwo bivuze ngo Yesu yaje kurehereza abantu bose ku Mana. Yesu afite Yesu ni ukubera urukundo rwe, sibyo? Mwebwe nidushaka tumarane ntacyo yahombaga, ariko aho aziye ni urukundo nta kindi. Yatumye abantu kenshi bicanaga bazi ko bicana mu izina ry'Imana, sibyo? No kwica abamarayika nta kindi babahuraga, bari bazi ko bari kubarwanira Imana. Bari aba David bose baba bagazi ko barwanira Imana. Ibyo bintu nibyo Yesu yadukuyeho, ibyo Yesu yaje kudukura. Ubu ngubu naho murwana, murarwanira inyungu zindi za politike cyangwa ubukungu, ntawe ukirwanira Imana. Imana ntikeneye kurwanira. Bivuze ngo Yesu ni Imana ishoboye byose. Wowe ni wayirwanira uyirusha iki? Bivuze ngo Yesu niwe wazanye droit de l'homme. Oya, droit de l'homme burya nimuzi naho yavuye, birantangaza. Yavuye muri Afurika ko nabyo muzi. Yavuye muri Afurika gute docteur? Droit de l'homme Charles de droit de l'homme yatangiye ryari? 1936 kuri Sundi ya Takita. Abafaransa barayikoporoye hariya, bayibazanira ejo bundi abariyo mwemera. Iyo sharite ndayifite, uzambwire ngo ikopi. Kuri Sundi ya Takita, droit de l'homme. Droit universel, iyo ari droit de l'homme yemewe, nayo iy'ubu ngubu ni y'abazungu gusa. Ifite agaciro ku bazungu gusa, umwirabura ntarimo. Umwirabura ntago arimo. Ariko mwebwe ntabwo mubizi ibyo ngibyo. Ibyo menya bizwi na bake cyane. Nawe urimo nge ntarimo. Uzambwire ngo ikopi. Usomye igitabo cyanjye kiri Afrique Victime birimo. No, muri impérialisme sur le dos de l'Afrique. Nuko ntacyo mbitana, ariko mu Kirezi birahari. Byose birimo. Donc ni abirabura idini ryagize uruhari, cyane cyane nimvuga idini nawe idini nahereye muri umukatolika, cyane cyane catholicisme. Kumbuze christianisme mwese murimo. Catholicisme niyo yagize muri Afurika ubwa mbere. Iri mu bintu byatumye umunyafurika yumva ko ari hasi cyane, atakintu na kimwe, atari kiremwa nk'abandi, atari kiremwa nk'umuzungu. Narerewe mu bafure urabizi. Na refectoire, n'amarefectoire yacu, ayabirabura ari ukwayo, ay'abazungu ari ukwayo, ntimwagomba gusangira. Yewe nakuze byaravuyeho, ariko baramenyekana iyi refectoire yari y'abazungu, iyi yari y'abirabura. Kuko nakuriye mu kigo cya Miséricorde. Numva umwirabura ni umuntu utareshya n'umuzungu, nkaho batari mwiri Imana imwe. Sesa nibyo mwakuranye nuko. Ndakubwira amadini ibyo yakoze. Ubwo ni nk'iki umwigisha washaka kwigisha ukuri nyako atigishije ukuri kwa congregation, kwa domination akorera. Wende navuga domination ni nko kuvuga nyine idini runaka, katolike, protestant, adventiste n'ayandi. Kuko nabo bagira teologiya yabo, amahame yabo, nuko bigisha ukuri kwabo. Ese washaka kwigisha ukuri nyako, yigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri iyi si, adashingiye ku idini runaka, ahubwo ashingiye ku butumwa bwa Yesu, kuri mission ya Yesu ku isi, yakora iki, yakwigisha ate? Biragoye cyane ibyo ngibyo kumwigisha ku muntu uvuga ngo arigisha, kuko idini rifite 3D, D eshatu, sinzi ko mubyumva. Hari dogme, hakaba doctrine, hakaba na discipline. Izo 3D. Niba ngiye kwigisha nk'ibyo uri kuravuga, dogme yo ndayireka da, kuko ndakwigisha na mbere wemera Imana. Ariko ndashyiramo doctrine. Ibyo nkwigisha ndabigushyiramo nyine nka doctrine.
kuri doctrine yawe. yego nka doctrine kuri doctrine y'ibyo ndiko nakubwira kugira ngo mu mutwe wawe ibyo nkubwiye ube endoctrine. Discipline yo na discipline yo discipline nkubwiye discipline ya religion umva cyari cyo ndi kuyumva. nk'ubu nuba dutangira misa saa 12 uzarebe naho hano umuturage arirukanka cyane saa 12 abahari aba yahageze. yego discipline niba nakubwiye yuko kizira kurya mbere yuko hazwa uraza utariye c'est ça la discipline. Yo discipline niba nakubwiye ko umwana wawe ugomba kumuzana akiga akazasangira akabatizwa ko kizira ko yasangira ataragira ibyo ndabyubahiriza byose mbere yuko n'ibyo leta imbwira mbyubahiriza. c'est ça la discipline. donc idini rero yose izo 3D biragoye kugira ngo bivemo. noneho hari ikintu bita liberté de culte amareta aranabyubahiriza. sinabwuza kwigisha abantu bawe nk'uko nguko leta ibyubahiriza kubera iki leta zibyubahiriza ntabwo ari nizo muri Afrika cyane kubera nizo bakoresheje abazungu nabyo barazikoresheje biza abazungu baza kubivamo. bene abo bantu barangariye muri ibyo ntabwo bazagira ambition ya politike ngo bajye kurwanya leta. uzabategeka uko ushaka upfa kubahiriza ibyo bemera krite yabo. rero ibyo bintu ababituzaniye babo ntibigihari urumva. rero igihe icyo inama nagira bene wacu bamenye ko bacunguwe bamenye ko bafite Yesu bari kumwe atari uriya wapfuye uzagarukana igihe ntazi kuko Yesu ntiyadusigiye. Yesu igihe nzi ntiyasize. Yesu ari muri twe yasiga simba nkiriho. hari umuntu wese usanga afite experience wahuye umuntu wese wamenye Yesu asanga afite experiences. ntiwumve bari abantu azafite izindi nyungu ze ashaka kujyana mu nzira ye kugira ngo yumve uzarebe kenshi babara abantu barabaraga abantu mu Katolika wajya muri intebe za penitensiya kanimero n'iki ariko ba telefone ariko bakomunika ni Burayi bati dufite abantu bameze gutya baza guhabwa amasakramentu. Recensement ni nkuko n'abafite ishyaka nkajya kureba umubare w'abayoboke banjye bari abantu no abakristo abayoboke b'idini biriya mwita ngo n'abayoboke b'Imana babayoboke b'idini. idini riza mbere na mbere y'Imana y'abantu. niko abigisha ubutumwa b'uyu munsi bameze. c'est ça. idini barizana mbere y'Imana mbere yuko Imana abantu bayimenya bakabatoza kubanza kumenya idini ryabo. nibyo kuko iyo mu by'ukuri iyo amadini amaze imyaka 100 muri Afrika 100 irarenga gatoya. iyo bemeraga babona yuko bagize isheke kuko ntacyo byagezeho ntabwo imyitwarire yahindutse. imyitwarire y'abantu ntabwo yahindutse ahubwo habaye ibindi na bibi ariko gusimbuka muri Afrika gusa mpereye ni Burayi. ngira ngo murazi mwese intambara zabaye muri za Hollande zabaye muri France abahigino n'abakatolike bicana nakubwiye ukuntu Jeanne d'Arc yapfuye kubera amadini ukuntu Buckingham yapfuye Dick de Buckingham azize umufanatike w'idini umukatolika wamwishe ko Buckingham yari umuporo. ibyo bintu nibyo byavuye hariya bizi wacu. uyu munsi mwarabonye muri Nigeria nko kuri Noel abamizirimo bakagenda bakatera amabombe yose mu kiliziya kuko barimo n'abakatolika. ibyo nibyo bintu biriho. none se amadini bavuga ko atumariye iki mu by'ukuri kuko muri Korowani yo narayisomye nuko ntawe ifite narayitije. bahomera bavuga ati convertise abantu bose muri Islam abatemeye ubice
niko Mahome yavugaga. ariko Mahome se wanditse ntabwo yari azi kwandika, se wanditse Korowani yanditswe n'abamamu 12 wavuga ko ngo yayihawe n'Imana, yayihawe na Sainte Gabriel n'umumarayika Ange Gabriel. Ariko iyo Korowani uretse ako karitike ahandi hose imeze neza, ifite amaritike 118 ko imeze neza cyane, nta n'igitabo cyiza cyane nka Bibiliya ya Testament. Ariko harutundi dutabo bita hadisi naratubuze two ni 8 cyangwa 9 turimo biriya bibi bya sharia, biriya bibi bakora turiya nitwo tubi, ubundi Korowani yo ni igitabo cyiza. Wavuze ko Abanyafurika turamutse dufashe Yesu nk'Imana yacu, nk'umuco wacu, tukamugira umuco, spirituality, mbese ubukristo, kwizera Yesu Kristo byafasha Abanyafurika nk'intwaro yo kwigobotora ababakandamiza cyangwa abapfobya cyangwa abacamwa amacakubiri kugira ngo babashe kubagira uko bashaka. Ibyo sinzi umuntu utabona ko ari byaba byo nkubwiye, ibaye spirituality, ariko bisaba ko twese tugira imwe kugira ngo tubavane imwe twese. Niba nkubona ko wowe uri wa Yesu nkanjye, sinshobora kukwica, ibyo ntibishoboka. Noneho kugira ngo babyemereze nibarebere ku bamizirima. Abamizirima isi yose batinyira iki? Nibatinyira spirituality yabo. Ntabwo abamizirima ari dini nk'izindi, ni spirituality. Usanga igihugu cyose 100% n'abamizirima. Shaka kujya muri Arabie Saoudite, shaka kujya muri Libye, shaka kujya muri Maroc. Ibyo bihugu nkubwiye ntibishobora gusubiranamo ngo byicane. Ntibishoboka, ntabwo byashoboka, ntibishoboka kuko bemera kimwe. C'est ça. Natwe rero kereka nuba mutemera ko Yesu mu kumujyana i Burayi bamukuye muri Afurika. Ubushize warabidusobanuriye, warabisobanuye. Ethiopia n'abarumeniye nibo bambere basenze Yesu. Bariya bahume baje babimutirishije muri Afurika, kuko ubundi basengaga igirwamana bita Mitra, ariko basenze byinshi, ariko kiriya gihe icyakurikiranye na Yesu ni kitwa Mitra. Mugende mu namwe mubyirebera umadoka, ni ibintu wabona no kuri Google. Mitra ubwo bafashe Yesu bamugira nk'ikigirwamana, bamusimbuza ikigirwamana, bamugira nk'ikigirwamana nawe, kuko Mitra yavutse 25 December, abyarwa n'umukobwa w'isugi. Urabyumva? Na Yesu bamugira gutyo, bavuga ko yavutse 25 December, yabyaye n'umukobwa w'isugi. Hari igitabo nigeze gusoma cyo muri Advance kivuga ngo hari Roma Kristo na Roma Pagani. Pagani rigani iyo pagani ni ikintu cya paganus, ni ikilatini uwo kutamenya, kuko bumvaga ibyo babwira no utabizi uri umupagani, donc no pagani kutamenya, nta n'ikindi bisobanura. Noneho bafata Yesu ari kumwitwaza kuko Constante le premier, ko ibyo babikoze muri 325. Mujye mubyandika ibyo mbabwira, mujye kubyirebera muri Concile de Nice. Nice ni muri Turkiya uyu munsi, kuko hari iriya Empire Romain kera batarayibambura. Muri premier Concile de Nice niho badabuse Yesu. Haba n'ikibazo, bamwe barabyanga, ibyo bita witaga Arios, barabyanga bati twebwe, bati ntabwo tubona impamvu twafata Yesu wabyawe n'umuntu. N'abandi barabo kwa Mitra abo ngabo, n'abandi 36 barimo barabica. Wari yose arabahunga ajya muri Aziya, ariko nawe muri 333 baramwishe, baramuroza arapfa. Bo ndashaka kubabwira ukuntu Constante yempoje Yesu batamushaka, sibyo? Ibyo bakoraga mu masengero, iriya mihango bakoraga mu masengero basenga icyo kigomana cyabo, barayigumana. Bariyo bakomeza gukora basenga Yesu. Yego, uko no na Kristo barayitangaga, barasangiraga ku kigirwamana. Yego,
na biriya byo gucana imibavu arabikoraga byose, na kuriya padiri yambara na turiya tuntu twose baradukoraga, biriya byo kuvuza inzogera byose barabikoraga. Kuriya babigumije gutyo ko abarume bari abantu bakomeye, baravuga ati nituzana bishyashya ntabwo ntituza kubona abantu, turagira ababirwanya benshi. kandi Yesu ibintu atakoze mu buzima bwe ni imihango, sibyo? Imihango n'imigenzo n'imiziririzo nta na kimwe aho yasengeshereje, nuba ari no gusengesha wigishirije, yarigishaga gusa akigendera, nta kindi yongeragaho. ntiyigeze acana buji, ntiyigeze avuza inzogera, ntiyigeze acana imibavu, ntiyigeze yaka amaturo, ubu nimivuga murarakara, ntiyigeze yaka icyacumi, ntiyigeze anaririmbisha. Ibi ni ibintu mwazanye mwebwe mubyitirira Yesu. Ibyo rero ni ibintu bitubuza byatubuza spirituality yacu. Hanyuma tukagira amadini atandukanye, tukagira abamizima bose ni yacu da tuyeke sinyaro, tukagira abakatolike, tukagira abadivantiste, tukagira abaproso, abadeperi. Naho mwashaka mugafata idini imwe basi data tubemereye iyo dini ikabimwe, ariko nabyo biragoye. Nidufate kuko numufate abadivantiste ni y'abanyamerika, numufata abakatolika ni y'abaromani, numufate abaporo ni y'abongereza. Afrika ikwiye kuva muri ibyo, igakora kiliziya y'abakatolika, cyane ko kiliziya y'abanyafurika ubwo yaba yitwa Church Africa. Kubera icyo ushaka kwita nk'ibyabo izina mwebwe mwamenye uko muyishakira izina ry'iwanyu, si ngombwa gukopora iby'abandi. Ni nk'aho mutagira ubwenge mwumva ko mwagomba kwirefera ku bandi. Ni twebwe, bari abantu bose bakomoka kuri twebwe, bari abantu bose bakomoka muri Afrika, n'ibyo bafite batwigiyeho, nibo bakwiye gukoporora iby'iwacu. Biriya nibyo bintu bagiye bahimba. Twebwe dufite ibyacu, ibyo twagumamo. Ariko ikibazo mufite, ibyanyu bibatera isoni, ibyanyu bibatera isoni. Ariko basi nimwirefere muri Ethiopia. Buriya Ethiopia ishobora, ubundi Afrika yose ni Ethiopia, sibyo? Ngira ngo murabizi. Afrika yose ni Ethiopia. Ethiopia ni igihugu cy'abirabura. Abazungu bo bayise Afrika bayikuye muri bageze Carthage, bahura n'umuyaga. Hari aga province mu Butaliyano hafi ya Mediterane kitwa African, kaho nk'umuyaga mwinshi. Noneho bageze muri Afrika du Nord babona hari umuyaga n'umucanga, bayita nukubise Afrika si izina ryacu. Ntaga Afrika naryo ntaga ari ryacu. Ubundi izina rya Afrika ryari Ethiopia. Ethiopia ni igihugu cy'abirabura, ubu twatwitswe n'izuba. Ni Ethiopia niryo zina rya Afrika. Donc ko twita Afrika n'agasuzuguro, batugiranya n'umuyaga n'ivumbi. Ubwo yavuze ngo no kwitwa umunyafrika nacyo n'agasuzuguro. Turaba Ethiopia, dukure kwitwa abanya-Ethiopia, abanyafrika bose ko turirabura. Gusa ikintera ikibazo hariya nk'Panafricaniste nuko tuvuze ko turi abanya-Ethiopia, Afrika du Nord yabisa n'ivuyemo, kandi tudashaka kwicikamo kuko urabona n'Abarabu. Ariko babisiporta ko nibo bake bakitwa Ethiopia. Ariko ubundi turaba Ethiopia, ntabwo turi abanyafrika. Kandi n'ubundi ikiremwa muntu cyose mwatubwiye yuko cyavuye muri Ethiopia. Probleme yanyu mwebwe mu Rwanda, ikibazo cyanyu iyo ama expose nakoresheje, iyo mvuze ko twizuba muri Ethiopia, abanyarwanda bavuga ngo muri Ethiopia hava Abatutsi. Niko bigishijwe na leta zabanje. Bira n'ubucucu cyane. Nta Mututsi nta Muhutu, tuva ku muntu umwe. Ibyo bintu by'Abahutu n'Abatutsi sinzi aho mubikura, tuva ku muntu umwe. Ibyo bintu mwabikuye he? Ni babazungu baduciyemo ibice nyine. Biriya bintu sinzi umuntu byemera, umuntu witwa ngo yakandagiye mu ishuri. None siko nawakana ko tuva ku muntu umwe. Ari ubihakana? Nawe. Yaba science, yaba na Bibiliya.
icyo kintu tugihurizaho. ariko ubwo bugoryi ntabwo bwaba butunzwe n'abanyarwanda gusa, kuko n'abazungu mu bushakashatsi numva bwakozwe n'ejo ndi sinzi ibyo ntaze numva bavuga ko bafashe ama DNA z'abantu benshi bo ku isi bakaza kuvumbura ko abantu bose bakomoka ku muntu umwe. Ku muntu umwe, ibyo nta nibyo. None se abazungu usanga nyine bumva ko ari ubwoko buruta abandi, ni domination. buri kumva ubwo bugoryi batabafite. Ibyo by'abahutu n'abatutsi nabyo nuko byaje. Ni ugushaka kugendera iyo ushaka nk'ubu ngubu, niba twese dufite uburenganzira bungana bwo kugabana ibi bitabo, ariko igihe ndashaka kubigucura, noneho ndakwereka ko uburenganzira bwacu butangana kuko tutari kimwe. Ndagerageza mpimbe difference. Wenda uvuga ati wowe uri dogiteri, yewe ndi rero ntibishoboka. Ntabwo batwara ibitabo byinshi. N'abari abazungu nuko babizi. Nicyo kintu twari dukwiye kureba. Tuvuga ko abantu bose tuva ku muntu umwe, tutari Abanyafurika, tuva muri Ethiopia, kandi ngo muri Ethiopia havuye abatutsi. Ubivuze gutyo numva sinkumva, ntabwo nabyumva byangwa waba niyo mbwira abatutsi n'abahutu cyane anabatwa sibona aho bihera, kuko ufashe amaraso yawe kandi ngafata yanjye, uri umutwa iyo uranyita icyo ushaka, nkajyana muri laboratoire n'amakuru muzumva n'amadini, nta difference nza kubonamo. ntago wabona ko uriya w'umutwa afite amaraso atandukanye n'uriya wita umututsi. Zinguye ari inguye, tugira amagroupe amwe. Urumva rero biriya bintu ni social. Social urumva icyo ari cyo, ni ikintu cyakiriwe na society, ntabwo ari ikintu cyaremwe n'Imana. Kandi igihe mbona ikintu cyaremwe n'Imana nicyo umuntu aba akwiye guha agaciro, kuko ikintu kiremwa n'abantu ni ikintu kinahinduka. Nese Dr. nk'ubu kano kanya wenda ntimumbaze inzira byacamwo, ariko bibayeho ukaba wahabwa nka mission yo gucreya idini, nkoresha idini kuko ari ryo zina rimenyerewe, rihuza Abanyafurika muri rusange. Mwumva mwabikora mu zihe nzira, cyangwa uko mwumva ari nkaho uhawe iyo mission mwumva byagenda gute, wabikora ute ku buryo Abanyafurika bose wenda generation zazadukurikira cyangwa zanabaho, kuko ni riyobokamana tukurikira uyu munsi ryatejwe n'abantu bake, ni bake baritangije, ariko Imana niba ari Imana yabashyigikiye riba influence ahantu henshi. Nka Mizirima ntago mu mateka y'Abarabu ntibavutse ari abamizi, ntibabaye hari abamizirima, abantu ntibabaye ari abamizirima, yatejwe na Mahome, kandi ari influence ku buryo uyu munsi Mizirima yubatse kiriya ifashije bariya Abarabu kuba babasha kubana bo hagati yabo mu mahoro, kandi bakanihagararaho ntibapfe gusuzugurwa ku ruhando mpuzamahanga. Nka Afurika uhawe nk'iyo mission yo kuturemera iyobokamana cyangwa idini ry'umuco wacu, nk'uko wavuze ko Kristo akwiriye kutubera umuco, ni nk'iyihe nzira mubona mwanyuzamwo ari nka mission muhawe, ndari nka kuriya Paulo yahawe ubutumwa bwiza na Yesu Kristo bwo kujya guhindura abatuye isi, nawe Yesu Kristo agoye nk'ubwo butumwa bwo guhindura Abanyafurika ngo babe Kristo abe umuco wabo, abe umugenga w'ubuzima bwabo, kandi abahuze nk'uko Yesu Kristo watubwiye ko ataje gutanya ahubwo yaje guhuza abantu. Wabikora ute cyangwa bikorwa bite? Urakoze cyane. Yewe ndabyizeye ko bizaba. Nta kinanira Yesu, iyo wemera Yesu rien n'est impossible. Mahome yahuye n'ibibazo cyane. Yamaze imyaka 10 ari inkota ivuga, kuko Isilamu ntibayemera, handi madini menshi. Abarabu kandi Abarabu
yari inkota ivuga imyaka 10 ku buryo yigeze no guhungira muri Ethiopia arembye. Kandi burya Islam na Judaisme ntabwo difference ari nini ku buryo hari abamufashije abo bita Rehabe n'abantu bameze nk'abapasiteri mu idini y'abajudaisme. Bariya abantu ntibazakubeshye. Judaisme na Christianisme na Islam yose ni amadini ari mu muryango umwe na Abrahamique yose. Mahome arongora Hadija yashingiye n'umujuifu wamusezeranyije. Yego. Agiye no gupfa hari umurahabe wari ufite umutungo mwinshi awusigira Mahome. Rero ibyo ngibyo kugira ngo bagiye gushyira hamwe bagire iriya spiritualite nuko bahuye n'ibibazo barwanye na Christianisme imyaka 196. Bumvise iyo abantu bahuye n'ibibazo, iyo abantu bageramiwe no bibuka ubumwe. Na Afrika ibintu irimo bizagera birenge, ntabwo bizatinda. Babone ko bari menase, babone ko ubumwe ari ngombwa. Iyo abantu bamaze kuba bamwe rero ibyo biroroshye cyane kubereka yuko kugira ngo ubumwe bwabo bukomere ari uko bagira na spirituality imwe, ari uko batekereza kimwe. Sibyo? Naho ubundi bazabona yuko bari abantu bashatse gufata Afrika bayigabana uko bashaka, bitwaje amadini kugira ngo idashyira hamwe na gatoya. Aya madini ni divisioniste, baranayentretena ku buryo n'uyu munsi harimo n'abatanga amafaranga bagafinansa kugira ngo tugume muri ibyo. N'ushatse gushinga idini shyashya ntabwo nabo numva idofoma amafaranga. Mumvize ndashinga idini n'iri ngiri abantu mbabwira ibintu barama amafaranga cyane, ariko babwiye ndashaka gushyiraho uruganda nta na rimwe bamba, ntaryo baguha, nta faranga n'imwe bamba. Sibyo? Kubera igihe abamisiyoneri bazaga nabwo kose bacaga Bruxelles, bakoze amanama, nabonye amakopi nk'aya manama nk'atatu. Inama ya mbere bababwiraga bati bariya ati seso batwitaga sauvage bikoko batira ikoko bizimana ntimugende mwitwaje ngo nabwira Imana barayizi, mubabwire bya binakubwiye lewi beatitude zo muri Bibiliya hano. Tahiriwe ababaye hahira abakene, donc les pauvres en esprit, pauvre en esprit no kubigicucu. Hanyuma ku nama ya kabiri barababwiye bati mugende mwubake amagirize menshi muri Afrika. Ati Afrika igomba kuba yambaye igishura cy'amagirize. Ati Burayi bugomba kwambara igishura cy'inganda. Icyo gihe bavugaga Burayi ntabwo Amerika bari bayizi. Aziya no barayisuzuguraga. Burayi niyo yari isi yari Burayi. Sinzi kubyumva. Ndi kubyumva. Icyo tumanira ntambara habaye akabongo ni isi. Kavuga ko ari isi yose. Kandi ari Burayi gusa. Kandi yabereye mu Burayi. Ari Burayi gusa. No bati mububake amaigirize menshi, nimuhashyira uruganda na rumwe. Ati kuko dukeneye matière première zahariye. Mu nama ya gatatu umwe arababwira ati yitwa Parmentier, atoya ati nimureke dushyire inganda muri Afrika. Bose ubona bose ntibabyumva neza. Arasobanura ati nimureke mbasobanurire. Ati turashyira inganda matière première zivi wacu zivi Burayi. Ati turashyira amabrasserie ay'inzoga. Yego. Ati cereale ingano zizahingwa n'abaturage bacu, zigende bakoremo inzoga, bakoremo byeri, amafaranga agaruka iwacu, izo brasserie ni zacu. Bati ni sawa nuko
nizo nganda za mbere zageze muri Afurika. nizengaga inzoga. Nizengaga ni brasserie n'amabakaseri. Mwamba beshya mu marizi uruganda rwageze mu Rwanda mbere n'uruhe cyangwa i Burundi ni Burarirwa na Burarundi. na Burarudi na Burarima. Ni nka bya bindi bavuga nka wa mugani njya numva baca ngo umwana utari uwawe ngo umurereshe inzoga n'itabi. Umwana wanga. Noneho Rusansima yo nabonye muri Congo buri mwaka bubakaga eglise 100 muri Congo. Eglise 100 muri Congo buri mwaka. 100 eglise 100 muri RDC. Mu gihugu gifite matière première ingana kuri aho kubaka uruganda rutunganya zahabu. Burarima yari ihari. Sibyo cereales ziva iwabo. Cereales ziva muri Belgique. Amaoruje, amasigre, nta na Priscina bakoreshaga. Priscina zirahenze cyane zavaga mu Budage. Bakoraga zira za byeri zivamo ingano zisanzwe. Nta ruganda na rumwe bigeze bashyira muri Congo uretse izo iyo Burarima. Iyo Burarima. Nyuma Ababiligi no baje kuzana uruganda rutunganya ku ivure y'iwabo nayo. Narwo ntabwo ari urw'Abakongore. Numva rero ibyo nkaho igituma baprofita gutyo iyo tuba dufite spirituality tumeze nk'abamizirima iwacu ntibari kuhagera. Ntago bari buhaza. Twari ubarwanya cyane. Abamisiyoneri bagiye muri Japan bagendaga no muri Inde no mu Bushinwa barabatwikaga. Yes. Barabatwikaga kuko baga bajyanye umuco utandukanye n'uwabo. Yes. Hanyuma muribuka ko bibasiye Ethiopia. Bibasiye Ethiopia cyane cyane abamizirima. Ethiopia irabarwanya irabatsinda ukuntu bari bakomeye. Ethiopia yarwanya intambara zigera kuri 5 itsinda Egypt. Ottoman itsinda abamizirima. Bo ntibashobora no kubakolonize no kubagira Abayisilamu. Yes, kubera bari bifite spirituality yabo. Ngo n'Abataliyani nabo baragerageje cyane. Abataliyani baragerageje batsinzwe le mars muri mu 1896 kuri wa munsi mukuru wizihiza wenyine. Yego. Rwanda ni wizihiza wenyine le mars. Batsinda kube baje kurwana. Abataliyani baravuga ati dufite imbunda nyinshi, dufite n'abantu benshi, ati mu manika amaboko two kwirwa tubica. Umwampereri wa Ethiopia arabwira ati mufite imbunda nyinshi nibyo, mufite n'abantu benshi, atari ko twe dufite Imana. Barabatsinda kandi. Ethiopia ishobora nko kuba yabera umuyoboro w'abandi banyafurika kuba bagira Kristo nk'umuco wabo kandi bishingikirije akabafasha kunesha byose. Cyane Ethiopia bibafashamo rwose kuko n'uyu munsi Israel muvuga ntikibaho ahubwo isigaye muri Ethiopia. Nimugira tourisme aho kujya muri Israel muzajye muri Ethiopia murebe kuko ari amatemple no muzayasanga n'uyu munsi arahari. Yes, ari amatemple arahari no muri Ethiopia. Muri Israel ntayo wabona bitanga. Ayo wabona muri Ethiopia arahari. Ariko se rero makoko hari ya Israel yubatse uyu munsi niho Israel ya kera yari iriya Israel yo muri 40 na kangahe. Kare. None se hariya muri Palestine hariya ngira hashobora kuba ari agace gatoya kagerayo, ariko Israel ya kera iri muri Jordani, iri muri Syrie, iri muri Jordani. Israel hari igihugu kinini kera bagisatagura mu bice byinshi cyane. Ariko hari ikintu bise mu 1947 partage de Palestine. Partage de Palestine. Kuko ari koloni y'Abongereza. Cyo bise partage de Palestine. No gufata igice cya Palestine bagakiramo ikindi gihugu bise Israel. Mu igihugu bakase kilometero kare 13,000 gusa. 13,000 kilometero kare. Mugende mu verify ni mwagera ngo ndabeshya. Iyo niyo Israel y'uyu munsi. Uretse ko uyu munsi yongereho ifata muri Liban, ifata no muri Sudani yomekaho. N'uyu munsi bakubwira ngo Sudani occupé. Na hantu Israel yafashe ariko hataremerwa
bavuga ngo ni ahantu hari okipe ariko nahawe ku ngufu. Donc Israel uyu munsi ni occupation, ni igihugu cyokibye, ni abantu bafashe igihugu kitari cyabo par force, baracyoke. nacyo gituma nta mahoro na rimwe azahaba. ngira ngo ntabwo ndi umuhanuzi, ariko urebe mu minsi iri imbere ko batarwana Iran, bazarwana Iran. Okay, tuzabireba. bashobora kutarwana nuko bose bafite amabombe, ariko amakonflit ntazabura pe, kuko na Hezbollah yonyine yigeze gushaka gukora Israel. Hezbollah kandi ishyigikiwe na Iran. Hezbollah ifite imbaraga udashobora kwibaza. Iyo uri mu gihugu kitari cyawe, iyo ufite ahantu ho kipye, biragoye kugira ngo habane amahoro. Ariko Dr. ubundi nanjye ni ikibazo nibajije. Nge ntago ndagira amahirwe yo kujya muri Ethiopia, ariko numva nifuza kuzasura. Wankumbuje kugisura. Wankumbuje kuzagisura nkajya. Nta n'umunyafrika wishyura visa muri Ethiopia, ariko abazungu bose barishyura visa. Rero nagiye mbaze muri Ethiopia, aya madini yari dusanga hano muri Afrika yacu, ayo nyine twaze tuvuga mu mazina atandukanye, ho arahari? Hari make abazungu bajyanyeho ku ngufu, ariko atagaciro afite, ariko si menshi nk'uko kwacu. Ariko ni make cyane, ariko arahari abazungu bajyanyeho nko ku ngufu. Hariho kuva uko ubuyobozi bwatandukanaga muri Ethiopia, nk'uwitwe Mariam Mengistu. Mariam yaje yoroheye abazungu cyane, asa n'uje gukuraho Ethiopia ya kera, kuko niwe wishe Haile Selassie. Ntabwo kuri Haile Selassie ayo madini yari kuhaza, ntayarahari. yego. Noneho Mengistu araza yemerera amadini make, ariko arahari ko asuzuguritse. Idini ryiganje cyane ni Christian, ni Orthodox. Orthodox. Yes. Ni nayo itegeka buriya n'uriya Premier Ministre niwe. Noneho Orthodox nibo twavuga ko basenga idini Yesu w'ukuri. Orthodox ni Yesu muri Ethiopia. Ntabwo amufata nka Yesu w'importe. Ntabwo ari Yesu wa Vatican. Kuko nayo bafite niyo biyandikiye. Ntabwo ari nk'izi zacu. Ngiyange dore ni Tob. Traduction économique biblique. Ni ya Rome. Bone nk'iyi ni wayona muri Ethiopia. Okay. Bafite yabo. Kuko bafite na alphabet yabo. Nicyo gihugu kigira cyo muri Afrika gifite calendrier yacyo. Ukwezi kwa mbere kabone ukwa 9 twebwe. Bafite alphabet yabo, uzari no ku ndege zabo uzayibona. Twebwe ntizugira alphabet. Sibyo? Mu Kinyarwanda alphabet yabo, bafite alphabet y'abazungu. Ku buryo hari n'amagambo y'Ikinyarwanda pe utabonera inyuguti. Rero bariya bo baracyari mu mwimerere wabo. Afrika rero nkuko twese Afrika yose ari Ethiopia, twagendera mu murongo wabo, twagira spirituality. Bivuze ngo babandi bifuza ibitabo byabayobora kuri Yesu w'ukuri, bagiye muri iyo Bibiliya y'Abanya-Ethiopia, bashobora kubona uburyo ki bashobora kwizera Yesu bitandukanye na Bibiliya isanzwe. Yes, kubera iyi Bibiliya yacu nakubwiye ko harimo ibintu bagiye bahindura bijyanye n'intego bafite. Kuko sinzi ko hari uwanyemeza yuko abazungu baje objectif ari kugira ngo Afrika ijye mu ijuru. Kuko ni wabo ntibashaka ko tuhabana. Ntabwo bashaka ko tuhabana. Yego. Ari wabo ku isi. Noneho mu ijuru bagize igitangaza, iryo juru bakumva twajyayo. Turi benshi. Bakadushikaza twese ko tugomba kujya mu ijuru. Kandi nabo bavuga ko bashaka kujyayo. Bakakwereka ko nabo bashaka kujyayo. Ntabwo urwo rukundo rwaba ruri hehe. Aho rwaba ruri. Dr. urakoze cyane kuri ikiganiro tugiranye. Ndakeka abakunzi bacu bazakomeza bababaze aho batazajya bagenda basobanukirwa, kuko nabonye hari abantu benshi cyane banyotewe no gusobanukirwa Yesu w'ukuri, Yesu dukwiriye gusenga uwo ari we,
uko dukwiriye kumusenga. Nabonye bahari benshi bagiye bagira amakomante, nuko mugira akazi kenshi mutajya murebaho ngo ngo murebe, ariko nk'uko bavuga ngo bazagutuka, nta wenda mu bihumbi birenga 10 bimaze gukurikira cya kiganiro. bamaze kugera muri abo bose Bamaze ku bihumbi hafi 16 yamaye n'amakomanteri ari hafi muri 200. aha Ariko hafi ya bose ubona ko banyotewe cyane no gusobanukirwa inzira dukwiriye gucamo, tukava mu buyobe bw'abazungu, tukava mu buyobe bw'abakoresha Imana mu nyungu zabo bwite, tukava mu buyobe kuko uyu munsi umuntu akubwira Imana akora projet yo kukwiba, akavuna ku buryo bwo kwiba neza ari uko yakora yakwitwaza Imana. Ku buryo n'ubu ngubu imikino myinshi abantu basigaye bakina, amakinamico, amakomedi acamwo, berekana umukozi w'Imana, pasiteri, nk'umujura, nk'uri gukora icyo kintu cyanambabaza cyane njyewe kuko ntago bajya bakina pasiteri nk'inyangamugayo, ahubwo bakina pasiteri nk'umujura. Ariko nyine umugani ugana kariho, umugani ugana kariho, kuko abatuzaniye iyobokamana ba mbere mission si kwari ukutumenyesha Imana cyangwa kutujyana mu ijuru, kwari ukutwiba. Imana nayo baturusha, kwari ukutwiba. Nta kurusha Imana bayiturusha gute? Abo bantu icyo nababwira, ntibagendere ku madini, ko Yesu babwira siwe. Kuko Yesu babwira ko yapfuye akagenda akazagaruka gutwara abi. Yesu misiyo ya Yesu si ukudusiga. Ariko Yesu yavuze ngo nzabana namwe iteka. Ninde bakubwiye ko ari byo yavuze ko azabana natwe buri munsi, umunsi ku wundi. Sinzi nk'abandi bamutegereje, igihe ntabwo ndimo bamutegereje. Ntabwo utegereje ihereza ry'isi. Ntegereje ko ntigeze nsiga. Turi kumwe buri munsi. Ntubona ko mfite ibitabo byinshi? Hari icyo mporana buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba. N'igihe nazaga ikarambaza ko nakigendanye, ntabwo nazanye iki ngiki cyangwa iki. Yesu turi kumwe buri munsi, wapfuye akagenda si uwanjye. Kuko Yesu Imana ntipfa. Yesu yamenye amaraso, sibyo? Imana ntipfa. Iyo Imana ipfa ni Imana nyabaki. Aho ngaho nanjye utangiye kuncanga. Oya, ntabwo nkubwiye ngo wemere ibyo mvuga. Uko mbizi Yesu misiyo kwari kumena amaraso, sinshobora kwibagirwa urubuta. Yarapfuye rero. No, Yesu yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Ariya maraso ya Yesu ntabwo Imana igira amaraso nk'ayawe. Ariya maraso yari sacré, c'est vrai, cyari igitambo, ariko Yesu yagumyeho. Bivuze ngo Yesu wo ku musaraba, bwa buntu 100% ku musaraba bwarahasigaye. Ubwo nibwo bwapfuye, nibwo bwashyinguwe. Ariko ubumana bwo ntibwapfuye. Aho ho turumvikana. Ntibwanadusize. Nta nubwo ubwo bumana mwebwe bwashobora kuba yarabasize ko muramutegereje. Igihe ntiyasize. Dutegereje ko igihe kizagera Kristo akigaragaza mu ishusho y'umuntu, kandi natwe akatwambura uyu mubiri upfa. Yesu ega Kristo sinzi, ntabwo Imana ikeneye publicité, sibyo? Ntabwo Imana ari nk'umuntu ikeneye iyo publicité. Imana yarigaragaje bihagije n'ibyo mudashaka kubona. Niba uyu munsi uyu mwuka uhumeka uzabavuye, uranawuzi, nk'urakoza composition y'umwuka uhumeka umenya. Oya, uyu mwuka uhumeka mwebwe uzi ko ari oxygene. Ni kubizi. Sibyo? Ni umwuka. Oxygene iri mu 21% gusa. Haramutse havuye ukagira 19, watangira ukabira icyuya ukababwa no hasi. Havuyeho 3 hagasigara 17, wapfa. Kuri oxygene. Yego.
kuko mwinshi ni azote. Ibyo ngibyo 19 nkubwiye nuko bibaho. Nk'ubu ugiye nko mu isengero hari abantu benshi ko iba hasi gusumba hejuru. Plutôt iba hejuru gusumba hasi. Hari abantu benshi bagusumba bashobora kugabanya oxygene bahumeka ga CO2 kaba nyinshi ugasigara na 19%. Urabira icyuya ube wagwa no hasi. None se urumuri rwaka izuba ryaka kugira ngo habe photosynthèse tubone iyo oxygene. Imana ikeneye indi publicité y'iki nuba utibaza ko ari Imana gusa umuntu wabikoze. Ndakubwira ibintu bitakozwe n'umuntu, si umuntu wabikoze, byakozwe nande. Iyindi publicité ni iki ikeneye kwisa ziyerekana atiyerekanye se yari yerekanye abantu nibyo mudashaka kubona. Uriya Pascal nakubwiye, Blaise Pascal hari kwitabo cy'inyarwanda yagitije nayo kukigutiza nawe. Bare abantu bakanaga Imana biciye kuri bariko ku nzu ye. Abereka inzu ababwira ati iriya nzu yubatswe nande, bakamubwira ati iriya nawe yubatswe nande, yakababwira ati ariko igituma nuko nzi ko nawe n'igituma ntabitinzeho. Arabwira ati ese ati iriya zuba ryo ryubatswe nande, baraceceka kubera batemeraga Imana. Ati mumbwire ubatse iriya zuba. Babura icyo bavuga, bose bananibana baraceceka. Ati ziriya nyenyeri sezo zubatswe nande, baraceceka. Ese umwuka duhumeka uva hehe? Bati ni ibiti birespira. Ati izuba rivuye, ibyo byo ni ibintu scientifique, ni photosynthèse. Iryo zuba se ko mwatambwiye warishyize? Baraceceka. Ati rero mbabwire, ati iriya zuba enjeniyeri waryubatse ni ya Mana mutemera. Niba mumpaririza nimumbwire undi. Bose bavuye aho bemeye Imana. None hamwe murashaka ngo Yesu azinde kwigaragaza gute? Aho atigaragaje nihe? Kwa nuko mudashaka murindira iki kindi? Yesu nta yindi publicité Imana ikeneye gukora, yarabikoze bihagije. Tubiho kuberaho, turahumeka kuberayo. Hari n'ibintu byinshi nuko amaso yawe, nuko amaso yacu atabona, wabwo amaso ameze nka microscope. Nanga turiko turavuga nk'ubu wirwugira gutya. Ibintu biri muri iki kire ni byinshi cyane kandi bibi ku mubiri wacu. Ariko umubiri wacu ufite defense, ufite ubwirinzi, icyo bita gendarmerie du corps. Gica ibyo byose we nibigiye icyo bigutwara. Ntukagire ngo buryo uvurwa n'imiti, uvurwa n'umubiri wawe. Ufite igisirikare gihagije, kiri organize, hari etat major, hari commandement, byose. Ibyo byose Imana murashaka yambara umubiri wacu kubera iki? W'iki kandi? Ubwo yavuze ngo ntago dukeneye kwigira Yesu mu bitabo. Oya. Yesu iyo ugize Imana, iyo ugize chance, iyo umwizeye, we arakwiyereka. Nabahaye urugero rwa Hadija wa Douala. Uriya mukobwa sinshobora kumwibagirwa. Nabahaye urugero rwa Hadija wa Douala. Ubwo ngeze mbabwiye ibyanjye nitwavana. Nabahaye urugero rwa Hadija wa Douala. Yesu yeretse ari umuzirima, na famiye yose ikamenya Yesu. Nayo imenya Yesu. Si ukuvuga ngo barajya gusengera mu mapuro, ariko no muri mosque ntibajya. Yesu bafite Yesu, bizeye nta kindi bakeneye. Ufite Yesu nta kindi ukeneye. Nanjye nta kindi nkeneye. Urakoze cyane Dr. Murakoze namwe. Ijwi ry'umukanguzi.